abakunzi babona Films TV turagarutse twari tumaze igihe tutigana ariko Imana yabishimye ko tugaruka kugira ngo twongere tubashe kuba twagira ibindi bintu twiga kuri senti kuri piano uko wabyita kose cyangwa umuryo w'inanga byose ni kimwe yego. Rero nari ngarutse kandi nkomeje no kubashimira aba subscribers bakomeje kwiyongera kandi na share koko mu byo kuri nasanze mujya muzikora biranshimisha cyane kandi bintera imbaraga zo kuba nakomeza gukora bino bintu kuko bibaye atari mwebwe sinashobora kuba nabikora nkuko mbikora ubu ngubu. Rero mwari mumaze iminsi mumbaza abantu benshi baranyandikiye muri comment barashaka kwiga uburyo bakora injyana cyangwa se beats. Ubushize twize gukora beat y'igisirimba hari uwanyandikiye ngo arashaka ko twiga gukora beat ya Seben nayo tuzayiga, ariko uyu munsi nifuje ko mbereka akantu gatoya kamaze iminsi ga trading se cyangwa se gacicikana yaba mu churches abacuranzi benshi bamaze iminsi bakoresha. Mu nyihanganire rwose kuba ntarabibigishije na mbere ariko ubwo nanjye ari ibindi bintu byinshi mbade gukora, ariko nifuje kugira ngo nkabereke ni akantu koroshye bacuranga kandi keza cyane nta bintu byinshi ushyize mu gisirimba, kuko igisirimba cyiza si igisirimba kirimo amabaze menshi ibintu byinshi ngo uhindaguranye simbuka ushobora no gukubita akantu kamwe igisirimba kikarangira. Kandi ikindi ni ibintu byoroshye rero icyo nshaka muri uyu mwaka nuko urangira byibura nimba 10,000 bituzuye tuzabe tugejeje 5,000 by'aba subscribers. Ibyo byashoboka, abakoze subscribe si bake muri benshi, abantu 1,900 tugiye kuzuza 2,000. Rero ndashaka ko byibura uyu mwaka amezi agasigaye dukore cyane, sibyo abantu bo ku Buntu Films TV ndabizeye ko muzabikora. Bajado b'Inyagatare tujya tuvugana ndetse n'abandi bose bakomeza kunyandikira, n'abari muri Kongo n'abari muri Uganda rwose ndabashimira cyane. Mujya mumvugisha mukansaba ko mbigisha, ariko buri ibyo nshoboye ndabikora. Reka rero ntatinze tubanza tukige. Ni akantu kagenda gutya, ubwo uba ufite piano yawe iwawe wakagenda mu buryo ngiye kukwereka. Okay. Nako kantu karoroshye cyane, karoroshye. Ndashaka ko tukigana uyu munsi nk'abantu mukomeje gukurikirana Buntu Films, mumenyeshe n'abandi ko ibintu biryoshye byaje ku Buntu Films. Noneho ikintu niyemeje ni kimwe uyu munsi nshaka kubabwira, nuko buri video izajya isohoka nziza bacuranze akantu keza nzajya nkabigisha. Rero reka uyu munsi twigana aka kantu kagenda gutya muri buno buryo. Okay, uko mubizi
iyi ngiyi ni rimwe, ni kimwe n'iyi. Buri note ryose rigira amanote atatu afatwa mu buryo butandukanye ariko asona kimwe cyangwa se avuga kimwe. Rero iyi ni fa yangahe isanzwe, abacuranzi benshi barayikoresha, ndakeka ko n'umuntu watangiye gukoraho piano aba akazi. Rero kano kantu kagenda gutya, karoroshye cyane. Icyo ukora wowe uraza ugakubita kano kantu, ndabereka n'ukuntu kuri pitch bend tugenda. Aka kantu sinzi nimba muri kanegeze imbere gatoya kamera. Okay, ahangaha akantu koroshye cyane. Iyo ubyumvishije ugira ngo ni ibindi bintu bakoresheje bidasanzwe, ukagira ngo ni ibintu byacuriwe muri studio. Ni ibintu byoroshye cyane. Nshaka ko buri muntu wese wakoze subscribe ku Bona Films TV amenya. Dore nuwa ngo ni tara naka sibyo? Tara none kugira ngo gasoundinga muri ubwo buryo, nkora kuri pitch bend nyimanuye. Ubwo sinzi niba biri bunkundire ko kamera iri burebe kuri pitch bend anagakora mureba, ariko birashoboka. Reka tuyigize hano hafi. Okay, tujye nabyo rwose ndashaka kubigisha neza mukabimenya mu buryo bwiza. Okay, aha ndakeka muri buyibone neza. Okay, sibyo? Noneho pitch bend ifite utuntu tubiri. Hari akitwa modulation, ni agatuma ijwi nyine rimera nk'iryinizemo ukuntu gatoya. Hari n'akandi kitwa pitch bend. Kano rero kitwa pitch bend urakamanura uyu ugiye gukora kano kantu. Uyu ugiye gukubita rino note, iri note, iri ngiri, iyi rimwe nyine fa n'iyi gatanu, umanura pitch bend yawe. Ndi kubona bitari koroha ariko turaza kubikora, sibyo? Urahita umanura pitch bend. Iyo ni step ya mbere, muri kwibona. Iya kabiri rero, okay, reka tukagenda no muri beat kugira ngo tujye twiga utuntu none umuntu atwumva neza. Noneho kandi rero step ya kabiri, iyo uvuye kuri kano, ikintu ukora uraza ukaza kuri fa dieze yindi. Iyi yari ya octave imeze nk'iyo hejuru, turaza kuri iyi ngiyi yindi nayo tuyikoreho. Noneho akantu ukora ni aka ngaka, ni uravuga nuvuga ngo ukubita iyi gatandatu, akubitaho rimwe, kabiri, kane, ukabikubita mu buryo butari butindemo, ku buryo wihutamo nyine bigira. Iyo uri kwiga igisimba rero ibanga ni rimwe, ugerageza gukora speed kugira ngo ubashe kuba wamenyera amaki no kuba wayacurangamo utuntu nk'utu ngutu. Umera nk'ukubise kuri kane ukagaruka kuri rimwe, ugahita usoreza kuri gatanu yawe. C7, C sharp 7, ukagaruka kuri F sharp yawe, sibyo?
kandi rero ka gatatu, ariko icya mbere ni uko ugomba kuva kuri kano kantu wakize kandi wagafashe kugira ngo ubone gukurikiza kandi keza gakurikirana n'aka ngaka. Rero reka dusubire mu isomo ryacu rindi, rero tubanze turebe ukuntu noneho wagacuranga wakavanzemo na kariya ka kabiri. Ndashaka kubigisha nitonze kugira ngo mubimenye neza, ntabwo nshaka ngo tuza twihuta ngo ibintu byose ngo uhite ubimenya. Hari umuntu rero wiga senti avuga ngo ibintu ngiye ndashaka guhita mbimenya, kandi ikindi umuntu ushaka kwiga senti cyangwa se piyano, ashake piyano ayihiga ahantu hose, utayifite uko ayibona azamuhamagare murangira aho mba, aze tumarane ukwezi azahita abimenya. Hari abampamagaye bambwira ko babishaka ariko ntibaraza. Bimeze bite? Reka twikomereze. Reka sinzi umuriro ushobora kuba ugiye mu gatoya, ariko isomo ry'umunsi numvaga twarirangiriza hano kugira ngo tuzakore part 2 twamaze kubona feedback ko mushaka kwiga, n'ubwinshi bw'abantu ko bwiyongera niko tuzajya tugira vuba kugira ngo tubashe kuba twabimenya mu buryo bwihuse. Ikindi rero ubwo ngubwo abantu mutaramenyesha abandi amakuru meza yuko ubuntu Films TV yaje kugira ngo ikintu cyose cyitwa ko dushaka kuba twakwiga mu buryo ubwo ari bwo bwose kuri piano kirahari. Tugomba kwiga tukamenya gucuranga injyana z'ubwoko bwose, yaba na piano, tukiga amanote yose mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Sinzi byinshi ariko ibyo nzi burya biba byiza iyo umuntu azi, yaba bike cyangwa se byinshi abisangiza abandi, kuko buriya level ntizingana. Hari ibyo nzi benshi bagerageza kuba bashaka kumenya, rero nahise mu buryo bwo kubigisha no kubasangiza ibyo nzi kugira ngo tubashe kuba twese twakigira hamwe kandi tukabasha kuba twagira uko twiteza imbere mu micurangire. So rero mwakoze, twiganye isomo ryiza uyu munsi rero ry'igisirimbo. Ubutaha muzaza mumbwira muri comment icyo mwize, noneho twigane n'akari gasigaye ka kabiri no kuri base, njye mbigisha uburyo na base igendamo. Rero murakoze cyane, ndabashimiye ku bwa buri kimwe. Imana ibahe umugisha.